bajye bakunda cyangwa undi niwe wanjye shayigamo mu gituza shishu wamubonye se wagi yabajyagamuha kabisa ahubwo shinde tunjya muri salo mukanya ndawerekeza kwiyogoshesha kidafite isuku urabanza ukacyoza neza wangiza n'ubwo bafata ubundi basenyurwa rusanzwe rwasenyuka ntangire mbahe kaze rero mwebwe mwakoze subscribe kuri mudasobwa shonge muri kumva kuri mikoro banyita Theo 7 Pro turi kumwe na Nzovu Esther hanyuma turi kumwe na Delphine umugore yishumbushije Nzovu nagaro yishumbushije arati waruwe abo yarantaye ntago nishumbushije kuva Esther yagenda ntabwo ari ngo nabanye na Delphine mbere ntarabana na Esther twabanye mu nzu nk'umugabo n'umugore ariko mbere Esther taraza Delphine naragendaga nkararayo rimwe cyankirirwayo agateka nkamuha amafaranga agateka akangaburira ubwo rero aho Esther aje ngo tubane nk'umugabo n'umugore ubwo naretse guhita nsubira kwa Delphine Yesu ubwo Delphine mwahuraga nk'iki nk'umugore wawe nk'inshuti oya twahuraga nk'inshuti ntushaka kugira kuba mufite inshuti mukabana ariko mudafitanye gahunda yo kubana ariko ikigaragara nuko adashoboye Delphine adashoboye iki adashoboye mu biki hagiye muri byose se gute adashoboye no ubyivuge sinzi nimba waragezeyo ukabyo iryo bangurizi yarageze se ndacuruza nzi ukavuze ngo ntabwo ashoboye kwa Dani nuko wancitse ugatujya kubana na Esther ngewe urumva ngewe nta umugore mubana mu nzu ngewe nta gahunda nari mfite kubana mwese reka nkubwire Delphine nigeze muri icyo gihe twabanaga nigeze nkubwira ngo tubane nk'umugabo n'umugore warabimbwiye ndabyanga niyo wabyanze nyine ubwo ukimara kubyanga nahise mpura na Esther duhuye we mbimubwiye aravuga iti reka ni muri ibintu byanjye bizaniwe nta kuntu naza nkodesha inzu y'ibihumbi 50 ntabwo ukodesha 50 nibwo yahitagaza Esther turabana ariko mu ngo zasenyutse vuba urwanjye na Esther rwamaze ukwezi kumwe gusa bahaye amezi 6 wari wabarahaye amezi nambe n'urwo yakamwana dusa rwamaze amezi 7 urwanjye n'ukwezi kumwe ko babanye n'abahaye amezi 6 ubwo warabarugesheje 36 nizigera ataturogesheje nuko ari ibyo namumariraga yumvaga rero bizi ko yakurogesheje indi ngewe Delphine ashaka burangiye mu bantu none se ninjye wajyana kurara mu bandi bagabo mu bantu batumye urugo rwanjye rusenyuka vuba harimo umugore wamuhaye ngo inzaratsi hakubitiraho niza Delphine waduha amezi 6 urugo rumara ukwezi gusa bahaye amezi se naguhaye inzaratsi nese wabwiye nike uko tuzamara ukwezi rega wenda kuzi unzi mu biki unzi niba imipusi ni inturo niki wowe ntago waba ndi inturo se ntago waba mu nzimwe buri Esther niwe nturo wowe se ejo bundi warahe ntiwabaye inturo ntago waba mu nzimwe ngo amezi 3 ashire uri kumwe n'umugore umwe kubera iki se nase uri bukuntu wajya guncaho kwaje ugahita ujya kumuturanye ega biriya ni ukugura biriya ni ukugura biriya babyita kugura biriya babyita uburaya umotse mu nzu agahita yinjira mu iyo iri hafi rero niyo mpamvu nabaye amezi 3 nabonaga n'ubundi inzu ngere yabaye nka Nzovu ntuwe nzi gutya kandi wiyuza umuntu umuzi amati wapi ariko Delphine reka nkubaze ikibazo kimwe reka nkubaze ikibazo kimwe ari ngiye nkimara kwana na Esther na Nzovu umuntu utarushobotse ninjye uvugisha ukuri hariyaho tarushobotse neza kuko ntabwo waba ufite umugabo ugenda urare nensige nitahira saa moya saa 2 ahubwo umugore ugasanga we rimwe yigeze gutaha saa 7 amara iminota 30 nyuma y'urugi yasanze nisinziriye akamamagara telefone sinyumve bigezo ndamufungurira arinjira ubwo yinjiye nyuma sinzi ahantu yagiye ngo yaraye kwa musaza we ngo yaraye hehe yakubwiye se kudashoboye abashaka kwimara stress ariko ntashoboye gute ndabizi ko udashoboye nashoboye gute nakubwiye ngo abayagiye kwivura stress mu mutwe akagaruka ameze neza kubera iki Nzovu yacikaga gutya akayoboka burereka mbabyiza ukuri uyu nta rukundo agira reka mbabyiza ukuri umva Delphine umugore yamaze gutandukana n'umugabo uyu nguyu ari afite umuntu wese abonye atambutse abamva yamureba
nubwo wamuhitse simfite umubiri se umubiri wawe ni mubi umubiri uhora nose Esther to yakavuga Delphine vugisha ukuri uvuge umaze abagabo bamaze kujyaho ni bangahe ntago mbaza umubare nawe urimo okay ngiye ndimo nduwakanga bose abagore bumaze guhura bamwe ntibapfuye we ntabwo usabagabo mu y'abagore maze kuryamana nabo ntabwo nzi ntibarenze ijana se ari amatunda nta ubu nta mugabo waguhaza noneho we ngo wumve amazi ase nge mbashaka guhazwa n'amafaranga mbashaka guhazwa n'umugabo ko mbashaka ikofi yiwe yego se uricuruza ariko ubwo iyo muvuga ngo wari wangura ariko tuvugisha wari wandangura Delphine umaze kuba ko urengeje abagabo ijana ngaye tubaza amafaranga bagiye baguha n'akaba ufite imodoka cyangwa inzu wowe se ufite iki ko nagize imyaka 14 ukina filime wowe ufite inzu zingahe nyina filime cyagiye ntabwo twahembwaga make wirirwaga ubunza amasedari iwacu batakwishyura none se wewe waguze iki ubona Nzovu mu myaka 14 wari ufite imyaka 14 none mukaba musigaye murongora mu izina rya Yesu ibyo ntabwo tubikora mukora ibiki dukora urukundo mukora mukaba musigaye urukundo bikorera urukundo undi wazaretse nge nawe twikorera ubukwe ko mbona nge nawe twakwishobokanira uko bazaza nkubitana ugira amahane hajya nkukubita mu myaka twabanye naragukubise ariko Delphine mu bantu bamfashe neza ntabwo yigeze nimba ariko twabanaga umunsi umwe nkagenda hari igihe twabanye icyumweru kigashira utagenda urara mu rugo buri munsi nese byagenze kuki mutikomeye ubwo nawe we yashakaga kuko ari ahantu aba mu itsinda ngo ngende ko itsinda ryanjye dutanga irye aho yanjye ni cyangwa amafaranga icyanjye nge ryanjye ndire kubwo ngo ajya ntunga ejo naba yanyahukanishije se nzagenda nishike washakaga wowe kugira ngo ujye ushaka ibiceri ku ruhande kandi ubana n'umugabo ya niwe washaka ko tubana nge sinabishaka ubona nambeshya burya ngiye ndi kumwe n'umugore agomba gukora amafaranga yiwe akayakoza icyo ashaka icyo gihe nari naratangira gukora ibi nese wari kuyakorera ite yari kuyakorera ate kandi wumva yuko aho agomba kuyakura ari aho ngaho yari kuyatanga ate yari kuyoga uyu nguyu yigeze gucuruza urukundo agacuruza n'imbuto n'inanasi imbuto sinarwimana byose aracuruza ahubwo curuza imbuto ariko n'ushaka urukundo sinarumwima nongere mbisubiremo kuko ni nawe uvanaho igishoro none se ubwo urumva byari kugenda byari kuza bite nari kugira urukundo nducuruza kuri Nzovu gusa ari kugira ucuruza kuri Nzovu gusa ese agatanga itsinda nta wundi ubwo nyine yari kujyamo nka 5 bya buri ku cyumweru ngatanga itsinda ariko we yashatse ibyanye ndihagarike icyo twapfuye itsinda ryawe rigaragara iryanjye rigakomeza kandi wenda kuzi ufite amafaranga agaragara uba waremereye nta kintu twavugana nijoro ntari wanyiriyeho mwiryaho gutese ukajya ubitsa amafaranga wajya utanga amafaranga bayashyira mu ijire gutya akajya babitsa make namushaka se ntiyaravuye gufata amafaranga iriya mvura yari kutunyagira ntamushaka ntiyaravuye gufata amafaranga muzaza munshaka yuko nabonye amafaranga ubu namenye ubwenge noneho namenye ubwenge wabumenye ntuzongera kuyatanga gashyekero nzanohereza amafaranga ku matelefoni ntabwo nzongera kuyisubiramo Sodoma nzaza mpagera nimara kurijyamo mpite mfata moto ngera aha ejo hari abantu naguriye bagotomera amayoga wa kera none se ko numvise Esiteri yaje akubita bangura bakundanye icyumweru kimwe batababana oya mbukangana gutya ngo yambikaga ngo ntago mbizi ubwo nimba yaramenyereye ibingano ariko umuntu ntibakamare gutandukana n'umuntu ngo bamusebye nimba yarabikubwiye ibyo ngiye ntacyo kandi ukwezi yamara iki mu nzu ukwezi kuki nk'abandi bose nzi ntibagasebye abonye ari umugabo nk'abandi bose nzi kandi ngiye niyamye aba bari ku mayi tubicano bakavuga umuntu uko atari kandi ibyo bintu biraregerwa kandi ari mwebwe mu byivugira se gute se ngiye hari ibyo nakubwiye uriya mugore wawe ajya kubivuga twari kumwe ceceka azakomeze ngiye ntabwo nzakurikiza ibyo umuntu erega abantu ntabwo bareba kimwe mukanyibonye
ubwo nanjye nzatangira njyara umuntu ni na madamu wanjye mama Sandra wabimbwiye ati rero Nzovu papa w'abana nimba utandukanye n'umuntu ntukagire ibyo ugenda mujye mugana muvuge ko mwatandukanye ariko ntukagire ibyo umuvugaho ejo ibintu wamusebeje urabizi reka nawe ajya gusebya nawe ejo waramusebeje ngo arumagaye kandi yagiye guca imyeyo ntabwo wabivuze se reka nawe ajya gusebya ahubwo mwebwe mwatandukanye bubobo muri gusebanya ntabwo turembobo nase ubwo ufata kuri kamera ukabwira umugore ngo umuntu wamuciye yamuteye umwaka arumagaye yaje iwawe agiye ibyo akubwira nawe ugiye ibyo umubwira hari amagambo mwavuga abagore vuga ko ntabyo wamubwiye ibikiza namubwiye ngo azamenye ubwenge ntazagutwitire nse kuba ntwitira iki kandi mfite abana bane mfite umukobwa umwe n'abahungu batatu aho ndashaka kubwatwitira Nzovu none se watwitira nabana afite ntabarera arashaka no nase no barera barerwa na nyina zanda uzi ko zose ari zimwe hari wowe na Esther mwese muri bamwe niyo mpamvu buriya rero abagore iyo birukanse mu bagabo cyane baba basazi hanyuma se umugabo wirukase mu bagore cyane wabiki umugabo ni umugabo neza kuki bavuga ngo umugore aracura ariko nta mugabo ucura urasubura cyatera inda batugende intere turebe kandi uvuze ko utabyana nanjye ni narabibwiye se teye tugende intere ibaza ubu mwirukanye afite inda y'ukwezi kumwe yabivuye heza nyine iyo uba warayimuteye akajya kuyangarana ngahumva akajya kuyangarana ariko ubwo umugore yagufitiye inda akava iwawe Nse mbara bagakene kizo stress nkuko yabivuze zigabanuka utazimumazemo tunamwe two komeza no kumuvuga cyane iyo uvuze umuntu umutwikiratewe tuvuga ibyacu dufite byinshi twavuga dufite ibyo twabazanya tukagira gute sibyo zo kinjo wanza kujya kurya kuza kuryama mwikorere urukundo we imvura ariko ninjoro yaguye we yaguye utaje ngiguri mu rugo yaguye ndi mu rugo nageze kwa Christina kuri ya botike niza ryo nta muntu aranye nawe irahira no kuri kw'Imana natse kuko ejo nanywe inzoga nasinze neze kwa Christina mpaka Knowless jana somyo nka kabiri iratereka niri mu cyumba buya yabaye amazi ukishuza utayisamuye nisamanje nanywe inzoga yaraye ariko reka sibyo umugore ubanza agukunda mwaguki nawe azagukunda none se nakunda abantu babiri hari kibazo nta kibazo afuye iki se ko yabasigiye icyo mwakora cyose n'undi Nzovu yarabanje narabanje buriya Esther n'abagabo bari kumwe nawe anyirataho ngo bamurarana mu manuza ngo ibiki ngo abasore beza ariko ibaza umusore ureshya nka Nzovu nuko asanzwe ngo nsa nabi umusaza nkaba ndimo gusigira abasore barimo kuryamana na Esther ubungubu nzanigurira icupa yigo pe uba warababanjirije warabumviye ko biryoshye regura umusaza uba ugomba bamugana kurumvira kuko twamaranye ukwezi uzajya wicara oya Nzovu ntakubeshye n'ubundi baba bari kumwe ejo bundi ngo bararanye mu za Nyagatare hariya barara kuri matori imwe reka mbabyize ukuri muri kuvure rimwe Esther nakeneye ikiganiro nzakimana uko yatangiye kujya ku YouTube channel atarebwa ngo kurya no kugira gute ahubwo buriya naza agaragara kuri YouTube channel irebwa n'abantu 20-30 abantu benshi bazagenda bamukatira reka burya abantu baguha akazi bitewe na YouTube channel wakoreyeho bakabona irimo kurebwa oya akantu keza namubwira azacuruza imbuto yunguke ntagahombe nashaka n'abandi b'urukundo nabo yuzuze kuko kanshaka urwawe imbuto zicuruza ku manywa ninjoro kuko buri hari amasaha agera imbuto ntizibe zikigurwa hakaba urukundo noneho abona amafaranga agura ibibanza agire gute nanjye watse nkagurisha cya kindi cyanjye tukibanira tugakora ubukwe uretse kugurisha ikibanza ikibanza kirunguka uzakigurisha kinko kuri miliyoni nk'eshanu mu bikize mu gucuruza se cyo ko ngo ugira imbuto ziryoshye zifite
urwunyunyu n'isukari amazi. Naho Esther imbuto ziba igihe nturabona imbuto zumagaye zagize wafata icyuma wakata nk'ironji ukabura amazi, ubwo wakwema kujya kugura ku imbuto zifite amazi nibura zikagira icyo zikumarira mu mubiri. ako nzovu wagiye ukizwa nukuvuga ngo za Esther zirumagaye yacuruje yazicuruje agera vuba zigahita zishira, zamara gushaka ugasanga arimo gucuruza iz'abandi. Akabwira estate nubwo izaye zumagaye ngwino nkwere ku mukiriya rero ko yakuguraho nk'ebyiri. Uyu ngo yamugiriyeyo mugiraho gute se? uriya arabundi ushura niwe mubi cyane. Uriya sha arabumurusha se kucyataguma. Uriya wagiye gucinye. Uriya wagiye kwa bashangazi. Wese ntiwigeze ujyayo? Nagiye mu rubohero nkiri umwana. Ahubwo avuga ko ateye ibiti yakekaye by'imbuto. Bariya imbuto bazitangiye vuba. Babarira pe nzovu babarira. Kandi zose sizishaje. Zishaje nizo ziryoha. Imbuto se? Imbuto yo zishaje nta rubuto rujya rusaza. Use nk'igi burakira giti nanga imvura niko kizaza izindi avoka. Nukuvuga ngo nukuzishakira uburyo kizera zitoha zarangiza zikakora iki? Zikongera zikera. Zikongera zishaje zishira zivomera. Kugira ngo zitabambi nyine cyangwa iwana amaherezo uzashinga uruganda ukazaza utangana n'umutobe wazo. Ubuse nurawunywa uryoshye ute? Waranyweye Nzovu waranyumije. Sumu imbuto yo zifite umutobe ntibawunywa. Bajye bakunda cyane undi niwe wanjye. Shayigama mu gituza shishu. Wamubonye? Se waji yuno wajyaga muha kabisa. Ahubwo shindete njya muri sano mukanya. Ndawerekeza kwiyogoshesha. Ndaba yarakakwiye. Ubwenge wawe byagiye byagiye ntabwo byagiye urumuna abatekereza byinshi ngiye mu gituza cya Burahamu ariya bwo ni cya Burahamu cyangwa icyanye ni cya Burahamu ikeni uyu ni Sara ngende ya Burahamu kabura ari imbatije Sara Burahamu uriya ni Sara Sara niwe muntu wabyaye akuze afite imyaka 70 ariko se ko ni muri iki gihe bavuga ngo umugore aracura Sara ibihe bya cyane ntabwo byari nk'ibyubu kuki Sara atacuze akabyara afite imyaka 70 kubera ko ari umugambi w'Imana umugambi w'Imana ariko Imana yakongeye kagaruka kuri iyi si gukorera ikintu nk'iki Imana iramutse ije wasaba Yesu ntago yagaruka n'inkoni bamukubise ngewe Imana iramutse ije nayibaza ikibazo ariko sinakira ko bakoraga uburaya Sodoma na Gomora ko yahozeho na kera muri Bibiliya. Niyo mpamvu wahagize ibirindiro byawe se n'ibyayaka wowe ibirindiro byawe biri he mu Gashyekero ariko mwaragabanye pe ngo muri impanga ura ni petit frère none se buri umunsi Imana kuharimbura urumva utazagenderamo bagenda Gashyekero ntabwo Imana izaharimbura ahubwo izajya Sodoma na Gomora ni hari hejuru y'amajero kandi niho ngo watuye nawe azagenderamo yatuye mu Gashyekero mu Gashyekero nawe azagenderamo rero ibyo ari byo byose mwese muzarimbuka abanyamakuru ntimugaceho umuriro w'iteka umuntu cyane n'iki urakirana nese uko acuza imbuto ikindi akora wese ugiye kumugura ntabwo none se ko nzaba nagiye kugura imbuto nahatereka bakagura na hano ku muhanda nahatereka bakagura no maha nazizanamo bakagura bazatereke ku muhanda w'itakaza hajyamo ivumbi wajya kuzirya ukazoza ariko ko umuntu yabanza akazorya kuzoza koko kandi wagabura ikintu kidafite isuku urabanza ukacyoza neza wangiza n'ubwo wafata ironje ukarirya utabanje kuryoza arabanza akaryoza iyo ronje akacyoza nawe wa munyamakuru ugiye mu bindi twebwe twavuze urubuto kari ubivuze ra aravuga ngo sinzacereke ku muhanda hatajyamo ivumbi namwe nagura urubuto wajya abanza rwose none umunyamakuru sinza aba yagiye ahandi aganisha agera gute twari turimo kwivugira imbuto
kugukumbura hanyuma se umugabo wawe wavugaga iyo yumvise kuvuga yuko ujya ukumbura Nzovu ni nacyo twapfuye ahubwo mwaratandukanye gusa twigeze tubanaho akareka igihe mwarwanaga na Esther muri kuvuga ngo wowe ngo yashyizemo akiri ni sheri wanjye ntago yari umugabo wanjye twendaga kubana habura gatoya tugirana utubazo kubera Nzovu ase Nzovu kumba numva Nzovu atumye tushwana Nzovu yanguriye amayoga ndasinda ndataha kucyena none ndasinda amvugishije ngo niriwe hehe mitamubwira ati siba Nzovu twari kumwe kandi iryo zina ryanga kubi ako Nzovu kubera iki umukunda cyane kandi ari umugore w'umugabo indi Nzovu ni umugore w'umugabo we umugore uhe njyana umugore mfite ariko umugore w'ukwezi ni umugore uko byagenda uko ariko kose umugore ni uwamubyariye abantu twese turabizi umugore wanjye ni uwamubyariye kuko nta mwana muhekeye nta n'inda yamuteye ikibazo ari umugore we ni ikihe amuramuhekeye buriya ntureba usibye ko ntabyifurije ndamutse nitabye Imana umugore wanjye yaza akanshyinguza n'abana banjye bakaza ariko buriya indamutse mpfuye Esther ajya atahagera n'ubu Delphine ajya atahagera cyane nazana narira naragiye ubu sinzongera kubona amafaranga yiwe mbari uko najya ndira ngo yaragiye sinongera kurya ku mafaranga ye mana we nta marira y'ingona nasumva ko najya ndira mvuga ntabijya ndira mvuga ko agiye ntazongera kurya ku mafaranga ye utazariya ubu koko sinzongera kurya ku mafaranga yiwe we mwara yariye koko nta nayo ni brand ntayo nta mafaranga yiwe ndarya oya amafaranga baha ntayo ubwo sinzi abantu baramwikundira gusa biraho ese Nzovu abafite 10 mu karesanja kandi mwarirya mwenyine gusa nta mafaranga bagwaye cameraman ngiye kintu bankunde twagize kuba inshuti utambeshye cyangwa ugiye ute kuko umbeshye Imana ibibireba ukambwira ati ngenda buraye nta kuntu wanyoheza icyo gihumbi cyangwa ibyo bibiri nkite cyangwa mitanya kohereza nawe nyafite mu mfuka nkagira nkashya kuri telefone nkakohereza umuntu w'umugabo kohereza umuntu igihumbi ariko reka ngwe Delphine igihumbi aho kugira ngo umuntu mwitabaje nibura nubwo yaguwe cya gihumbi aba afite abandi bantu arushe Delphine ushobora kuba ufite amakari wawe ufite enda n'amavuta ukaba ufite n'ikida igihumbi ukagenda ukaguramo icyo kibere mu gashyekero ni 500 kandi ndabizi wowe nura mwana wawe cyabahaza 500 ugahita uguramo n'ibishyimbo bya 300 hari ahantu mu gashyekero batandika imifungo y'ibitoki kuri deza ugahita uguramo umufungo w'igitoki murarya mukanasigaza sindajya ku rwego rwo kugura ku mufungo aha ariko nawe umuntu akwatsa amafaranga ariko Delphine si kimwe nko kuburara ngiye nkari abagore nijoro twese turi naburara gute kandi incuruza Delphine niki kintu ujye ukumburaho njyewe se rega Nzovu tuziranye ku bintu byinshi cyane ariko nyine hakaba hari ikingenzi gute wenda nk'ibintu nka bitatu niyo twabaga turi kumwe ari kugenda aratagiza ngo dore uyu ni umugore wanjye we nta wankoraho nta n'umuntu navugisha ubwo iyo twajyaga ahantu yagendaga nta umvugisha ntaki gusangira nawe ndabyishimira ari n'ikindi ntavuze vuga yuko hari nko kuntu ucuruza imbuto imbuto kambajije wowe uhaha imbuto uzenguruka mu tubari kugira ngo abanywi b'inzoga zitabica bakagura urubuto noneho babandi bitwa inyaragutabaza baza kugufata kuko igihe banga abazunguzayi noneho nkajya gute nkakuvugane bakabana kure ikindi mukundira nuko ankundira umwana ankundira umwana pe Nzovu we ni icyo umukundira Delphine cyane mukundira yanga agasuzuguro umuzanye agasuzuguro nubwo mwamwegeranye ubwo icyo gihe ntabwo mwamuciye umubano gutya kandi iyo umuzanyeho ibikoma nanone abona birenze cyane icyo gihe murarwana arakubomora neza ikindi ubwo ni kabiri cya gatatu mbese icya gatatu Delphine ni wa muntu ugira isuku mu bikeya bye afite simvuga ko ari umukenda afite ya myenda agura imyenda buri munsi cyangwa ibiki usanga yambaye akenda ke gafuze
akisukisha akajya wite kugira ngo acuruze imbuto asa neza ibyo nibyo mukundira ikihe gice cy'umubiri ukunda kurenza cy'umubiri sarwo yakibwirwa munsi y'umukandara igice nyine ni igice cyo munsi y'umukondo bene hano ku mwemwe ajya ni mwemwe ni imbuguyu ni ku mbuguyu nicyo gice we cy'ukunda nicyo mukunda gusa hepfo y'inda hanyuma se igice nkunda Delphine njye Delphine nkunda urubuto rwe nirwo nkunda cyane cyane naruranguye n'urwanjye oya nkunda urubuto rwiwe muri za mbuto ze hari urubuto rwe nkunda rugira amazi menshi nirwo nkunda ikibazo nuko ngo ujye uruca mu suka ahita ujya gushaka abandi ku ruhande ntajya kugura ahandi imbuto se ntago nzongera nzaza muteze imbere uzajya umuteza imbere dusoze imbere jenzo barasekeje pe oya n'ubundi turimo turagenda tugana ku musozo ariko tutarasoza aravuze ngo azajya guteza imbere ahera aka kanya ndazifite n'ubundi mu rugo aka kanya uremera kugenda nzovu kangiye kumuherekeza akajya muri salo abanza ajye kugura inshyashya izo afite ashobora kuba zimaze iminsi abanza ajye kwa Mutangana naravuye kurangura mu gitondo wavuye kurangura mu gitondo nta kibazo rwose uyu munsi nanjye ndakuguraho nk'ibiro 3 uzabimara ryari muhura bwa mbere mwahuyemo duhura bwa mbere se naramwangaga kubi sinzi ukuntu yaje kumfatisha arantereta mwangiraga iki simbizi neza ubwo yagutereza ate kugira ngo agufatishe waramwangaga sha nyene ko nzovu rero burantabaho ari umukobwa bakundana bita Mama Queen n'undi ntavuze izina bose twari duturanye Queen ngo yaramunobaga ko yaramwishe ubwo nanjye yaranyashe ubu arimo kwiga mwihora azaza nyuma y'imyaka 3 ariko ubu ni iki kintu kumbura abakobwa inkoni n'inzara zo mu maso inkoni inzara gifite mu maso ntibyakumbuye ariko nzumva kibana na Esther yarameze neza ntabwo ari kujya kwiyogoshesha ntabwo ari kurya oya ntabwo ari nta nubwo ari kurya tuvugisha ukuri nabwo yari afite yamwoherezaga bita umumaro se yanyitagaho igihe kiko umukozi we twahembaga Esther yanyitagaho yabaga hari ko yabaga yibereye mu tubari no muri abo bagabo biwe neza kuki utamugumanye uriya mukozi we imbaraga ajyanye n'amatara muri salo ugatumugurira gatoya ko kujya araraho muri salo umukozi ntabwo njye wamuzanye gushakira umuhungu Esther niwe wamuzanye rero Esther yajyanye umukozi we mwaragabanye mugaba njye Esther ntabwo twagabanye Esther yajyanye ibye nanjye sigana ibyo yansanganye utabirukanka ujya guhisha gaze ngatayitwara ayi kwitwara iyo ntayihisha sibyo ko basize banayimazemo ubundi ntangira gutega nzahita ngura indi ni makeya ni 12 kumanira umukozi wenda yari kumwita urumva ko ariwo ngumana uzava ikintu kimwicarega ntabwo utarya ntabwo arya warishatse umugore akajya kwitaho nzovu nk'ubariye amara amafaranga najya guhaha ategereza akaza kurya nkajya nk'ejo bundi ngo ngiye kwireba umupira wa Rayon akawusimbuza ibiryo mashiduka yagiye arambeshya agenda uteke mbaye nicaye hano nkaza nsanga yagiye ubundi aho uzabaho gute sawa ntari ibinge nzabaho utazajya urya uzapfa ngiye kugura amasafuriya ngure ibi bintu byose nshyire mu nzu mbe nguhaye angahe amakizi amasafuriya nzagura yanjye mashyashya yandagezweho afite imikondo uzayagura ryese ko uhora uyagura kandi mwebwe mwari musezerana igiye kubana oya nzagenda ngura imbuto gusa azipfunyike neza ese uzigure wajya uza ukazirira ubuntu sheri wanjye uzajya ugura imbuto urakoze akira asa nuko umuntu ashimira umuntu mwemereye icyo turacyafitemo iminota mikeya ingahe se ko tumaze gukora 47 ku isaha umuntu ukwemereye imbuto nuko umushimira ndamushimiye yega burya gukora mu kiganza nabyo ni ubushimiye umuntu ariko hari n'akandi kantu ushobora gukora agake
oya twebwe turi abantu bakuru ibyo bikorwa twarabikoze nimba ari ugusomana twarasomanye kuko uyu mudamu akunda umuntu w'umukire ndamusoma pe ariko kuki mwanga gusoma ubundi ese barabyanga ubyanga ninde ariko mpabarira nimba ariko bakubwiye barakubeshye njye n'ubwa mbere mubonye yaba yarabikuye hehe yasubiza ata ko nguha keya bihorere abanyamakuru baba bafite abantu bawe mwebwe rero ibintu muba muvuga ntabwo mubizi mujye murindira abantu baba bifitiye ukuri kwabo mwebwe ibintu muba muvuga ntabyo muzi ntabyo munazi reka tubashimire rero bakunze inkorora muganga arayizi urankanze ntagakoro hano yewe gadata we ariko ndi muzima ariko ngo urwaye sida n'ubundi sida nta sida ndwaye ibeshyera nzovu ntabwo sida yigezaho namukapfe kugira gute nawe ntabwo yahigeza buri wese avuga ibyo ashaka uzumva ko ayinyumvamo azanjyane kumpimisha za tesite zirahari ese kugiye kubikomeza mwihorere sheri mwihorere niyo yaba ihari yaba ari yawe so tugane ku musozo abakurikirana mudasobwa sho rwose icyo tubasabye abakunzi bacu ni abasabu sheya na kometi mutibagiwe gukanda iyanzogera bayi bayi n'ibyo ushaka kumugora turakoze kugenda utabyumvise iyawe iri kure oya iyawe ntabwo ayigezaho zose ziba ziri kure ntabwo yageza kuri iyo ndwara ntabwo yayigeza nawe ushatse kuvuga ngo ni gato yase nka ntuza neza wanjye ntabwo ibyo bintu nabivuga umugabo uko yaba ameze kose aba ari umugabo ariko hari umugabo uba utameze nk'uko abandi bameze kuki se ibyo muba mufite adafite ni ibiki mukabone muri barebare muri n'inzobe ngo mugire ngo njyewe nkunda abagabo b'ibikara nka nzovu noneho njye ntiwanga ntabwo we nakwemera uri inzobe urambenze noneho karabaye ndaje shankwetu ugira ute ahubwo wagiye uniga n'ikinyarwanda ngo ungire ute ugira ute subira yambarire byanze nzanye ibiceri se ntabwo kareka njye nawe nigurisha utazumva ngo nzovu twarahuye ngo nzovu twarahuye nzovu twahuye nk'abantu dukundana ntabwo nzovu twahuye nk'indaya igura indi kanya gato ni wowe wari ubyivugiye kurya amafaranga se abantu barya amafaranga ni indaya gusa ese navuze ngo uri indaya oya nuko uvuze ngo uraje ngo uzampahe ndavuze ngo uzampahishe kuri izo mbuto ntabwo ngurisha urarangura ntugurishe n'izo nzovu gusa mfite niwe nabikiye n'izo zisigaye niwe wenyine nariranguriye namuranguriye dukeya nta wundi muntu uyu munsi ndagurisha sawa urakoze rero ubwo ntari bindi reka tubashimire dushimire Delphina ndetse n'abakunzi ba mudasobwa show n'icyo wabwira abakunzi ba mudasobwa show tugana icyo nabwira abakunzi mudasobwa show turabakunda